ni amagambo nari ndimo niga hejo, ndimo ndeba ukuntu abantu bamwe banze gukunda ukuri. Abantu badakunda ukuri birangira ngo n'ubundi ngo Imana iboherereje ngo inyigisho zo kubashyeshyenga, ariko kubashyeshyenga byo si Imana izabikora, ariko ngo Imana yaboherereje umwuka w'ubushukanyi ngo kuko banze ukuri. Rero muri iyi minsi nsigaye numva Imana ishaka kuvugana n'abakunzi b'ukuri, abakunzi b'ukuri bakunda ijambo ry'Imana. Kandi mbona ikintu gituma ibintu bitumvikana kenshi nuko tubyumvira mu marangamutima yacu. Hari emosiyo dufite twatashije ku nyigisho twumvise kuva mbere na mbere, ariko twagera noneho kuki ijambo ry'Imana ribivugaho, ubusanzwe wari usanzwe ubikurikira buhumyi, noneho bakwereka ikiri mu ijambo ry'Imana ugashaka kurwanyisha ukuri amarangamutima yawe. Rero niryo sengesho ryanjye kugira ngo Imana idufashe tubashe kwakira ukuri, ariko twemere ko kwanarwanya amarangamutima yacu aho kugira ngo amarangamutima yacu abe ari yarwanya ukuri. Mbere rero yuko tuvuga ku cya cumi mu isezerano rishya, hari icya cumi kindi kiri mu isezerano rya kera tutavuzeho, icya cumi cy'abafarisayo. Kuko isezerano rya kera, isezerano rishya turemeranwa ko ritangirira ku musaraba ubwo Yesu yavugaga ngo byose birarangiye. Bivuga ngo Yesu ubwe yavukiye mu isezerano rya kera, yavutse mu mico y'Abayahudi bo mu isezerano rya kera bari munsi y'amategeko ya Mose, batwarwa n'iryo sezerano ryari ryarakomejwe n'amategeko. Rero aba bafarisayo Yesu yabwiraga nabo batangaga icya cumi cyo mu isezerano rya kera, kubera ko akenshi iyo tuvuze ku isezerano rishya umuntu wese yumva ko ibintu byanditse kuva muri Matayo igice cya mbere bifeza parti y'isezerano rishya, ariko isezerano rishya ritangirana n'ijambo Yesu yavuze ngo byose birarangiye, umwenda wari ukingirije ahera ugatabukamo kabiri. Bivuga ngo rya sezerano ryabatandukanyaga, donc rya sezerano ryari rifite urusika hagati yanyu n'Imana, iryo ngiryo rirangiriye aho. Ubu twinjiye mu rindi sezerano twinjijwemo n'amaraso ya Yesu. Iki cya cumi rero cy'abafarisayo nacyo nashatse ko tukivugaho kuko nacyo ubwacyo hari akantu kajya kazamo. Sinzi niba ufite Bibiliya ngo unsomere 23 usome ku murongo wa 23. Aranditse 23 ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano ko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi nanasi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Dore ngiryo ijambo rero riteza ikibazo ngo mu isezerano rishya, kuko Yesu yongeyeho ngo ibyo mwari mukwiye kubikora, na bya bindi nabyo ntimubireke. Aha ndongera gutsindagira ko turacyari mu isezerano rya kera. Arimo arabwira abafarisayo mu isezerano rya kera batwarwaga n'amategeko. Yesu nawe ubwe muri icyo gihe yari ari mu isezerano rya kera, yakebwe ku munsi wa 8 nk'abandi, yubahirizaga isabato nk'abandi, tumubona mu isinagogi inshuro nyinshi. Nubwo nyine we niba wibuka ibyo bahoraga bamurega buri gihe harimo icyo kibazo. Donc yari afite uburyo ari mu mategeko ariko nk'umwami wayo. Arangije agiye kubwira abafarisayo ku bijyanye na kimwe mu 10 cyabo, arababwira, ariko urebe ya mirongo yose naguhaye muri iki gice tuyisome. Arababwira ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano. Umva impamvu bazabona ishyano, nuko batanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ako hasi rero ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke nabyo. Urumva ko iri tegeko ry'icyacumi cyo abafarisayo bararyubahirizaga, bakaryubahiriza ku buryo bageragaho bajya izi za kumino za mu gifaransa imwe bayita n'utuntu tw'uturungo fete. Utu tuntu twose bari kuvuga hano utuntu tw'uturungo, tumwe badukoramo amajyani, utundi ibaze nawe ugeza utanga icyacumi ku kinzari kiri iwawe mu rugo, ibaze kugeraho ufata umunyu wawe mu rugo ukawujyanaho icyacumi. Batangaga icyacumi bakabinononsora bakabijyamo ku buryo bamekingaga shuwa ko nta hantu na hamwe bari bwibeshye. Ariko Yesu arababwira ngo muzabona ishyano kuko mubigenza mutyo.
ibyo abantu babona murabikora mukabyitondera mukabinononsora ariko mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko. Muri iki gice cyangwa abanza unsomere ya mirongo yose naguhaye. Aravuze ngo abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo, ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Icyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi nanasi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, muminina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y'igikombe n'imbehe, nyuma yabyo habone kuba heza. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe, inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Uranyumvira ba bantu bazi gutanga icyacumi utuntu tw'uturungo cy'amajyani cy'umunyu, twa tuntu wagereranya n'ikinzari. Urumva ibintu basubira inyuma bagakora? Bakiranutse ku bya 10, babaye abana beza, abatambyi barishimye rwose, ibintu bimeze neza. Ariko nyumvira ibisigaye byose Yesu abashinja ni ibintu negatifu gusa cyane rwose. Erega n'aba bantu benshi b'iki gihe bateye nk'abafarisayo, bivisa abantu iyo uri kubavuga ikigira 10 batangura no guhezagirika mu mitwe, mugahorehore hagatangura kudiyagiza ko birabumvise ikigira 10 kugomba kukibabuza. Mugabo wagira uraraba mu yindi myifato ewana n'abapagani bo mu gihe rwo hejuru, ukamenga bazokizwa nayo bakicangwa batanga yonyene. Kandi n'abitwa abakozi b'Imana benshi b'iki gihe bateye nk'abafarisayo, uko byinshi mu bibara gishinga n'amafaranga tu, kubera ko baragiye batsindagira agaciro kabo ku bintu bituma bagaragara neza imbere y'ababayobora. Kuko icyo gihe hari umutambyi mukuru, uribuka nyuma yuko urusengero ruhinduye ikizira, hari ukuntu bongeye bariyoruganiza kugira ngo bakomeze bakore umurimo w'Imana kandi bakomeze amategeko ya Mose. Hanyuma muri uko gukomeza amategeko ya Mose, haje aba bafarisayo noneho baza bakomeza ibintu bimwe, ariko ibi bintu bimwe byose nubyitegereza ni ibintu bigaragara gusa, kandi bibagaragaza imbere y'ababayobora, bibagaragaza imbere y'abafataho. Hanyuma bagera noneho muri bya bindi bisanzwe bakorera rubanda rwo hasi, bya bindi ibaza umuntu utanga icya 10 cy'amajyani ariko ntatinye kwambura umuntu amafaranga. Umuntu utanga icya 10 cy'isogi ntatinye kurya urugo rw'umupfakazi. Ku murongo wa 14 niko batubwiye. Urumva ibi bya 10 bashaka kuba baranabitangaga muyo bari yabo bapfakazi. Rwose Yesu yari afite impamvu nyinshi zo gukritika iki cya 10 cyabo, kuko nibyo babikuramo ubwabyo ntibyari byejejwe. Ahantu bakuraga icyo cya 10 niho bakabanje gukestiyona mbere yo kuzana icya 10 mu nzu y'Imana. Iki cya 10 rero ndashaka gutsindagira aha hantu yavuze ngo ibyo mwari mukwiye kubikora, ngo ariko na biriya nabyo ntimubyibagirwe. Aha niho buririra babwira abantu ngo Yesu yaravuze ngo yarabitsindagira, aravuga ngo ibi ngibi mwari mukwiye kubikora, ariko yabibwiraga bande? Yabibwiraga abafarisayo mbere yuko abageraho ngo ababwira aya magambo. Ongera unsomere umurongo wa 2 wo muri iki gice, umurongo wa 2 wo muri Matayo 23. Abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Ariko nashakaga cyane hano hantu yababwiraga ngo abanditsi n'abafarisayo
ntabwo bicaye mu ntebe y'ubuntu, bicaye mu ntebe ya Mose. Bivuga ngo aba bantu bose Yesu yari ari kubwira baracyari munsi y'isezerano rishya, kuko bayobowe n'abicaye mu ntebe ya Mose. Rya sezerano Mose yari abereye umuhuza, kuko Mose yabaye umuhuza w'isezerano rya mbere, Kristo aba umuhuza w'isezerano rya kabiri. Aha rero kuko isezerano ryose rikomezwa n'amaraso, Kristo yari atarakomeza isezerano rishya, yari akiri kuriteguriza, ariko twari tutarinjira mu isezerano rishya. Niyo mpamvu yakomezaga guhamya ibiri mu isezerano rikomezwa na Mose. Arabahamiriza ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye mu ntebe ya Mose, wavuga ngo ni intebe y'amasezerano ashingiye ku mategeko, ngo nuko ibyo bababwira mu bikore, gusa mwirinde gukurikiza ingeso zabo. Aba bantu rero Yesu yabwiraga, tubyumvikaneho neza ko ari abantu bo mu isezerano rya kera. Ndibaza ikoreshe mu byumva neza, ariko avuga yuko igihe Yesu ariko avuga ibi bintu ngo ibyo bari mukwiye kubikora, Yesu yari agihagaze mu isezerano rya kera, kuko isezerano rya kera Yesu yagiye kurivamo igihe yari ku musaraba avuze ngo ndabirangije. Ibi bindi yavugaga yari amaze kubivuga hejuru gatoya. Yego. Mu murongo wa 23 ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na nisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo akayavuga kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo bintu bitatu birengagizaga ikijyanye no kutabera, bakarenganya abantu kugera naho bageraho barya ingo z'abapfakazi, bakazirya neza kandi bahagaze mu ntebe ya Mose. Donc bahagararaga mu ntebe ya Mose mu gihe bibaranja, byaba bitabaranja ntibibabuze no kurya ingo z'abapfakazi. Kandi Mose tumubona yari ameze nk'umucamanza, igihe mbere y'uko Imana imubwira gutoranya abagabo bazamufasha nk'abacamanza, niwe wari umucamanza w'Abisirayeli, nta karengane yemeraga. Ariko aba batangaga ibya 10 bagahindukira bakarenganya, kandi noneho ntibatinye no kurenganya ingo z'abapfakazi. Bene data, iyo tuvuga abapfakazi, imfubyi, abakene, abanyamahanga, warenganya abandi bose, ariko aba bantu ukabagendera kure, kuko Imana ni gakondo yabo cyane rwose. Nico tumaze iminsi tuko turabwira abantu bamwe bagejwe intwaro, bahitana amatongo y'umukene, bakanyaga, bagacindiza umukene, bakamugirira nabi, bakamufata nabi mu bucamanza, ntagira ijambo kubera ibiturire n'ibindi, bagacindiza umukene. Mumenye yuko bijya mu bariko mucindiza Imana, kandi muzona bibazwa n'abategetsi aho bari hose. Umutegetsi azi ko acinyiza umukene, akabona umukene nk'umuntu muto, nyarucari, umupfakazi nk'umuntu muto. Ne muri bajya bavuga ngo abantu b'Imana bacinyiza abakene, abantu bato. Bajya nibo bantu ba mbere ari umutego imbere y'abantu, gusumvya bijya mwitwaza ngo umukozi w'Imana umubwiye nabi, ngo umukozi mugisha Imana. No, umukene, umugorwa, umupfakazi, iyo uravye nabi ujya muvumo, uragaruka ukitera mu muryango wawe. Rero umuntu wagaragaraga nk'uri mu ntebe ya Mose, akarenga akajya kurenganya umupfakazi, biracuritse pe. Noneho icya kabiri batakurikizaga ni imbabazi. Bari abantu batagira imbabazi, batanga icya 10 pe, buzuza inshingano bakanarenza ibikenewe. Donc Yesu yasaga naho avuga ati murayubahiriza mukagera naho abandi batagera. Ariko bamara gutanga icyo cya 10 bakimana imbabazi, bakaba hari abantu batababarira, bakabaho kandi ari abantu batizera. Ibyo bintu bitatu Yesu yabitinzeho cyane. Erega naba bitwango n'abakozi b'Imana benshi dubise muri iki gihe nta kwizera bagira, kuvyo kutababarira byo bibuzuyemo. Ubu hageze igihe cyaho ababita ngo n'abakozi b'Imana basigaye baje mu rushengero bakigisha yuko abantu bagukorera bataguhariye, batagukunda, ko nawe ukwiye kubanka. Niko basigaye bigisha. None abantu babisimba bazi gute? Uyu munsi Yesu mu bitwana ngo n'abakozi b'Imana nibo basigaye bafungana amadosi ari mu ibiki, ukoze akantu gato budahuriyeko bashabwa ngo ugende upfunga. Ndumva babarirana gute? Arababwira rero ngo icyo cya 10 mwari mukwiye kugitanga rwose, niyo sogi mukayitangira icya 10 n'iki byose, ariko nibi nabyo ntimubyirengagize. Ibi bintu rero nibyo byakabanje kubanziriza aya mategeko, barimo babwira abantu gutsindagira nyamara gukiranuka kubuze muri bo. Niyo mpamvu nshaka gutsindagira ko aba bantu Yesu yabwiraga bari mu isezerano rya kera. Edayeri umurongo wa 2 wa Matayo 23 urabitsindagira ko bari bicaye mu ntebe ya Mose. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo ibyo bababwira mujye mubikora kuko bicaye mu ntebe ya Mose. Mu yandi magambo,
kugera igihe tuzinjirira mu isezerano rishya habonetse amaraso yo gukomeza iryo sezerano, muracyari munsi y'amategeko ya Mose. Ariko niba uyu munsi abatubwiriza batarevandika ko bicaye mu ntebe ya Mose, ni iki gituma batubwiriza amategeko ya Mose? Ni iki gituma batubwiriza imihango yagendanaga n'ayo mategeko? Hanyuma kandi nayo bayitubwiriza ntibayituzanire yose uko yakabaye, bagatoranya hariya kamwe kabaranja, akandi kandi kabaranja, tubiri dutatu tune bikarangirira aho ngaho. Niba bicaye mu ntebe ya Mose, nibavuga ibyo Mose yavuze byose. Niba rero bicaye mu ntebe y'ubuntu, nibaze tuyoborwe no kwizera, tubwirize ubuntu Kristo yatugiriye. Ndumva ku cya 10 cy'abafarisayo ari icyo nashaka kuvugaho, kirasa cyane n'icya 10 gitanga ubu ngubu. Kubera ko ushobora kugenzura nabo, waganira nabo ugasanga ibi bintu abafarisayo birengagizaga nabo barabyirengagiza. Ariko ku cya 10 nta kwezi na kumwe yasimbuka yanahura. Hari n'umuntu wamuhamagara ati umubyeyi ko afashwe n'igise, nkaba ntabona uko mugeza kwa muganga nta mafaranga, wamungerejeyo koko? Akakubwira ati wapi, nanjye nta mafaranga, ubu mfite akamverope k'icya 10 gusa, kandi urabizi ntigikorwaho. Akakijyana umwana agapfira mu nda y'umubyeyi yajyanye icya 10. ubwo ngo icyo nicyo cya 10 Imana iri bwakire koko. Aha babandi bategwa n'umwuka w'abafarisayo ntabwo baza kubitahura neza, mugabo arimo umwuka wera w'Imana baravyumva vyoroshe. Niyo mpamvu ibi bintu je mwanda bigwanya nivuye inyuma, kuko umwuka ndengwa nta nubwo vyemera. Dufise abantu benshi muri mwebwe guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatanu uzosanga amafaranga bari kubajyana mu rushengero, mugabo arengana abantu bazi ko bashonje n'inzara igomba ibice, hama ngo bagiye kujyana ivy'Imana ngo mu rushengero hakubikorera abanyene bagowe. Ubu waza mu rushengero kware ruti ndabinginze nimufashe, inzu barasohoye ndagowe nimufashe, mu rusengero bose bakarira ko atamafaranga bafise, mugabo umukozi w'Imana yahaguruka ngo ndagomba muterere amafaranga yo kugura ikirato cy'umukozi w'Imana, ikositimu y'umukozi w'Imana, n'amadeni bazokwisinyisha yuko bazobatanga mu mwaka uza, mu mezi aza n'udutungwa bakadutanga. Ubwo n'ubwenge buke. Rimwe na rimwe n'umubyeyi akahasigara ugasanga neza, kandi Kristo yagiye aducira ku mayangi. Uribuka wa mugani w'umusamariya mwiza, uburyo abantu banze kwica isabato kugira ngo batabara umuntu wakubiswe waguye mu gico cy'abambuzi, ariko noneho umuntu wakabaye atanaza ayo mategeko, umuntu witwa ko ari ikivume akaba ari we wenterivena akubahiriza ubushake bw'Imana mu gihe abantu baboshywe n'ayo mategeko basize umuntu apfira ku nzira. Erega n'ubu nivyo tumaze imisi turiko turavuga, mugabo bakabigwanya. Ntabwo ari bose ariko benshi ugiye kuraba mu bantu bavuga yuko basenga, bazi Imana, bazi amategeko, bazi ibintu vy'Imana, nizo nkozi z'ikibi za mbere dufise. Nibo bantu wagoga utaza kubikora ko ngo bakwemerere, mugabo bagenda muri benshi bamande bitwa abapagani, bamwe bavuga yuko batazi Imana, bamwe ubona yuko batazi amategeko y'Imana, ugasanga ni nabo bariko bakora nk'uyu Musamariya w'imbabazi, ni nabo bariko bakora neza baranakwitayeho. Ariko abantu bavuga yuko bamenye Imana ntabwo bakwiye gukora muri ubwo buryo, bakwiye gukora koko ibintu ijambo ry'Imana ridusaba gukora, apana kubiririmba ku munwa gusa. Ibyo rero nibyo natwe dukora dukoresheje icya 10. Ariko mu bintu bya mbere ngushimiye ni uyu murongo wo muri Matayo wazanye, uko amadini menshi iyo babwiye ngo se ni hehe mu isezerano rishya havuga ku birebana n'icya 10, ese Yesu ari ibyo yavuze, ni uyu murongo bahita baza. Turabona ko n'umwami wacu yarabihamije, ariko icyo mutweretse hano uko tubonye ko ibi Yesu yabibwiye abafarisayo, nk'uko tubonye ku murongo wa 2 yuko bari bicaye ku ntebe ya Mose. Ubundi rero yaragikomeza y'amategeko Mose yabahaye. Erega na Yesu ubwe yavutse akomeza amategeko. Yesu yavukiye muri ayo mategeko. Niba ari ibyo bari bakwiye kuvuga twese tukajyana abana bacu gukebwa kuko Yesu yarakebwe. Niba ari ibyo donc ibintu byose tubona Yesu yakoze byategekwaga n'amategeko, bari bakwiye kutwigisha kubikora, kuko Yesu yavutse mu gihe cy'amategeko. Ntabwo isezerano rishya ritangirana no kuvuka kwa Yesu, ritangirira ku kubambwa ku rupfu rwe, niho twinjiye mu isezerano rishya. Naho mbere yaho n'ibyo yavuze mbere yaho, hari ubwo yabaga arimo yigisha ubwami bw'Imana, ariko ubwo bwami bw'Imana ari kubwigisha abantu bo mu isezerano rya kera, natwe butureba kuko nibwo bwari bumuzanye. Ukuri kurababaza, ariko ikinyoma naco kibabaza kurusha.